Mu mateka maremare y'isi, amazina y'abagabo niyo akunze kugaragara cyane mu bumenyi, mu mibare, mu by'inyenyeri no mu gutekereza byimbitse ku rwego rwo hejuru. Ariko hari izina rimwe ry'umugore ryagerageje gusibanganwa n'igihe, ryagerageje kwicisha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko amateka ntiyigeze aryibagiza. Iryo zina ni Hypatia. Ndakeka ko tukivuga iryo zina tumenye uwo ari we. Umugore wa mbere uzwi mu mateka yanditswe nk'umusiyantific wabayeho ku isi kurusha abandi wa mbere wagerageje kuba umusiyantific. Hypatia yabayeho mu kinyejana cya 4 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Yabayeho mu mujyi wa Alexandria mu gihugu cya Misiri, umujyi wari w'igicumbi cy'ubumenyi bw'isi yose muri rusange, aho abanyabwenge baturukaga impande z'isi zose zigiye zitandukanye bazaga bitwaje ibitekerezo byabo, ibitabo byabo n'ubushakashatsi bwabo bugiye butandukanye. Ariko nubwo uwo mujyi wari uw'ubwenge gusa n'intwari w'abagore, kuko muri icyo gihe kwiga byafatwaga nk'uburenganzira bw'abagabo gusa, naho umugore ashyagenerwa urugo n'ituze n'indi mirimo yo mu rugo igiye itandukanye. Ariko ntihabaye ibyo ngibyo, haje umugore muri icyo kinyejana cya 4 witwaga Hypatia. Yavukiye mu muryango wihariye. Se yitwaga Theo wa Alexandria, umuhanga ukomeye mu mibare no mu by'inyenyeri. Maze abona umukobwa we ko afite ubwenge budasanzwe, aramwigisha, aramutoza, amuremera uburyo bwo gutekereza bwigenga nk'umukobwa ku giti cye. Uyu mukobwa Hypatia akura atari uwo kumenyerwa gusa, ahubwo uwo gusobanukirwa impamvu ibintu bimeze uko bimeze. Yize imibare yimbitse, yiga ibijyanye n'inyenyeri, yiga ibijyanye na filozofi. Maze ageze aho ngaho atangira kwigisha, kandi ikintu cyatangaje isi yose muri rusange ni uko uyu mugore, abanyeshuri be benshi bari abagabo ku rwego rwo hejuru, kandi abagabo bakuze, abanyapolitike, abanyabwenge n'abanyamadini bacaga bugufi bakicara imbere y'umugore bakamwumvira. Hypatia yagize uruhare runini mu gusobanura no gutandukanya ibitabo by'imibare mu gihe cya kera. Afasha ubumenyi bwo muri icyo gihe cya kera budasanzwe, abushyira ku rwego rwo hejuru. Anagira uruhare runini mu kunoza ibikoresho byifashishijwe mu kwitegereza inyenyeri, anatuma abantu basobanukirwa neza ko isi si kera ibi ngibi byose dukora ngaha tuzabibona. Abereka uko isi n'ikirere uko bikora, ariko ubwenge bwe bwiyongeraga buri munsi. Ni nako ubwoba bw'abantu batari bashoboye gutekereza kwiyongera k'uyu mugore, ubwenge bwe bwagera ku rwego rwo hejuru. Kuko Hypatia yigishaga abantu kudakurikira ibyo bibwira gusa, ahubwo gutekereza nicyo cyabaga ari ikibanze, kubaza no gushaka ukuri kwa nyako. Kandi mu gihe cya nyacyo kirimo, mu gihe uyu mugore yabaye umunyabwenge, iki gihe cyari kirimo amakimbirane ya politike n'ay'amadini. Umugore wigenga w'umunyabwenge kandi udahengamiye ku ruhande na rumwe, haba urw'idini cyangwa se urwa politike cyangwa se urw'abaturage basanzwe, yafashwe nk'akaga muri icyo gihe. Mu mwaka wa 415 nyuma ya Yesu, nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, Hypatia yishwe urupfu rw'agashunyaguro n'abantu batinyaga ubwenge bwe muri rusange bagiye batandukanye. Atishwe kubera icyaha yari akoze cyangwa se ibyaha yakoze, ahubwo kubera ibyo yari azi. Abantu ubwabo bagiye kumureba baramuhemukira, bamugize ubwenge bwe yari afite, azi n'ibyo yigishaga. Urupfu rwo rw'ikimenyetso cy'isi yose muri rusange. Yatangiye kwanga ubumenyi muri rusange. Isi yose iragendera bujugunya, ibona yuko ubumenyi nta kintu cyiza kibamo. Ariko nubwo bamwishe urupfu rw'agashunyaguro, ntibashoboye kwica izina rye muri rusange, kuko Hypatia yabaye nk'ikimenyetso cy'uko ubwenge buhorahurwa, kandi buri kintu cyose ugezeho uragiharanira kigakunda. Ubwenge nta gitsina bugira, ahubwo busaba mu mutwe gusa muri rusange. Uyu mugore kandi yanavugaga amagambo avuga ko yuko mu mateka y'isi, isi nubwo yakwanga, ibyawe bizasigara ku isi bizavugwa, kandi ko isi niyo yakwanga kajana, amateka azahora kuvuga.
nubwo abantu bakwanga isi ubwayo izakuvuga. Hypatia ni umwe mu bagore ba mbere babayeho ku isi bazwi mu mateka, yanditswe nk'umusiyantific w'umugore wa mbere wahinduye uko isi n'abagore kuri uno munsi, n'ubumenyi umugore wapfuye mu mubiri ariko agahora mu mateka y'isi yibukwa. Uwo mugore nta wundi ni Hypatia, umugore w'umusiyantific wa mbere wabayeho ku isi. Ikiganiro cyacu ni naha kirangiriye. Uwo tugiranye ahangaha wakora subscribe and comment share. Ciao tuzahure muri video z'ubutaha. Imvura igwa nisubira. Niba hari ikindi kintu washaka wakandika muri comment. Nge mwabanaga ahangaha ni officiel dinoro nk'ibisanzwe. Udushya nk'utu ngutu mujya mudusanga ahangaha buri ku mugoroba.